indaya zo mu rusengero zivugwa mu mateka zari ziteye zite, dore uko muri iki gihe ibintu byahinduye isura. Nk'uko umuhanga mu by'amateka w'umugiriki witwa Herodote abivuga, muri Babuloni ya kera buri mugore wese yasabwaga kwitangira gukora umurimo w'uburaya mu rusengero nibura inshuro imwe mu buzima bwe. Mu banyakanani bavugwa muri Bibiliya, urugero nka Rahabu, bakoraga umwuga w'uburaya, ariko abenshi muri bo bari baragejeje ku ntera ikabije mu bikorwa by'ubwiyandarike, nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bw'ibyataburiwe mu matongo ubwo muri iki gihe. Bakoraga ibikorwa byo gusenga ibishushanyo bifite isura y'igitsina cy'umugabo, bagakora uburaya bwo mu rusengero no gutamba abana bakabatwikira mu muriro. Ubwo buryo bw'ubusambanyi ntibukivugwa mu nsengero z'ubu, zaba iz'abakristo cyangwa izo mu madini y'Iburasirazuba. Byahinduye isura, kandi abahanga bavuga ko ibikorwa by'ubusambanyi bikorwa mu idini bikabije cyane kuruta ibyabagaho kera. Nguhaye ikaze nanone, niba uri mushya kora subscribe kandi ufungure iyo nzogera, kora like utwereke ko ukunda ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo. Ikaze muri iki kiganiro. Kuki Imana yarimbuje isi ya kera umwuzure, ibikorwa by'urugomo, ubusambanyi nibyo byaha byakorwaga n'abantu benshi cyane mu isi y'icyo gihe. Kuki Imana yarimbuye Sodomu na Gomora, ubusambanyi ndetse bukabije ku buryo abagabo bafataga ku ngufu abagabo bagenzi babo. Hari igitabo cyavuze ko abagore n'abakobwa batari bagihangayikishwe no gufatwa ku ngufu cyangwa ko bagwa mu mayeri y'abashaka kubasambanya, ahubwo ko abana b'abahungu aribo barindwaga cyane ko bashobora gufatwa ku ngufu n'abashaka kubasambanya. Ubutinganyi ni ubwa kera cyane. Igitabo cyitwa Harris Bible Handbook kivuga ko abahanga mu bucukumbuzi bw'ibyataburiwe mu matongo bacukumbuye mu matongo y'imijyi y'i Kanani, maze bibaza impamvu Imana itayirimbuye hakiri kare kurusha uko yabigenje. Ni icyo amateka atwereka muri iki gihe. Muri iki gihe mu rusengero rwa Angkor Wat muri Kamboje haboneka amashusho y'idini ry'ababuda yangijwe n'intambara agaragaza ibikorwa by'ubusambanyi bw'akahebwe. Mu nsengero z'Ikajura mu Buhinde, Imana y'Abahinde yitwa Vishnu yerekanwa ikikijwe n'ibishushanyo bigaragaza ubusambanyi buteye ishoze kandi bw'akahebwe. None se byifashe bite mu Bukristo? Ubaho Ubukristo buziye ibikorwa by'ubusambanyi byahinduye isura muri gahunda z'amadini bitewe n'ihindagurika ry'imico y'abantu batuye ku isi. Mu myaka mike ishize, mu itangazamakuru hirya no hino ku isi humvikanye inkuru z'abayobozi b'amadini akomeye nka Kiliziya Gatolika n'Abangirikani, aho baburaniraga ubutinganyi kandi bakavuga ko bugomba kwemerwa nk'uko indi mico yose yemewe. Umuyobozi mukuru wungirije w'itorero ry'Abangirikani ku isi, Justin Weber, yasabye abizera bo mu idini rye kwihanganira abaryamana bahuje ibitsina. Ibi byakuriye kwicamo ibice muri iri dini. Ibi byafashe n'intera ubwo hatumizwaga inama rusange y'abayobozi b'iri dini i Lambeth mu Bwongereza. Ni inama iba rimwe mu myaka 10 igahuza abantu bavuye mu bihugu 165 iri dini rikoreramo. Ikintu cyateje ibibazo n'impagarara cyane nuko abateguriye inama bayitumiyemo abantu baryamana nabo bahuje ibitsina. Ikinyamakuru Religion News cyanditse ko abatumiye muri iyi nama baturutse mu Rwanda, Uganda, Nigeria n'ahandi batayitabiriye bitewe n'uko yatumiyemo abantu bakora imibonano mpuzabitsina nabo babihuje. Iki kibazo si cya none kuko cyatangiye kumvikana cyane mu itangazamakuru mu myaka y'1998, kandi mu ntangiriro z'imyaka y'2000 Emmanuel Corin wari umuyobozi wa Anglikani mu Rwanda yumvikanye kuri radio y'Abongereza BBC avuga ko Abanglikani bo mu Rwanda amaherezo bazatandukana n'Abanglikani bo mu Bwongereza kubera ko ubuyobozi bw'idini bwari bwaragaragaje ko bwifuza kwemera no gusezeranya abatinganyi. Izi nduru zatangiye gufata umurego igihe inama nkuru y'iri torero yari iherutse kugira Reverend David Montes, umuyobozi mukuru wa Katedrali ya Canterbury, icyicaro gikuru cy'itorero rya Anglikani ku isi, kandi yarahoze mu ishyirahamwe ry'abana bahuje ibitsina. Ntabwo ibihugu byose byo ku isi birafata icyemezo niba Anglikani izagisezeranya abatinganyi, ariko ibihugu nka Brazil, Canada, Nouvelle-Zélande, Ecosse na Leta Zunze za Amerika ibyo byamaze kwemera politiki yo guha inshingano abatinganyi mu idini. Kiliziya Gatolika nayo ntabwo ijya kure y'aya makuru. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francisco, yumvikanye kenshi mu itangazamakuru avuga ko abana bahuje ibitsina nabo bagomba guhabwa isakaramento ryo gushyingirwa nk'abandi. Ibi yabitangaje kuwa 25 Mutarama 2023 mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika AP. Yabwiye icyo gitangazamakuru ko ababazwa n'ukuntu icyo cyiciro cy'abatinganyi gikomeza gukumirwa muri sosiyete kubera ko Imana ari urukundo. Ati abo bantu bakwiye kugirirwa impuhwe. Yakomeje agira ati, ndakangurira abapadiri kujya bemera gutanga isakaramento ryo gushyingirwa ku bana bahuje ibitsina. Arongera ati, kuko n'ubundi abo bantu ni barumuna bacu cyangwa bakuru bacu. Gusa ibikorwa byo guteza imbere ubusambanyi mu idini si bya none. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikorwa by'ubwiyandarike byatahuwe ku bavuga butumwa bo kuri televiziyo mu mwaka w'1987 no mu mwaka w'1988, kimwe n'ibikorwa byo kuryamana kw'abahuje ibitsina byogeye mu bakuru b'amadini yita Gikristo muri iki gihe, bigaragaza ko ayo madini nayo yihanganira ibikorwa by'ubusambanyi bukabije kandi buteye ishozi. Ikindi kintu kitavugwaho rumwe ni ukwivanga kw'idini muri politiki n'ingaruka bigira. Abanditsi b'amateka bavuga ko imishyikirano igayitse yaranzwe hagati y'amadini na politiki yari yatumye Hitler agera ku butegetsi mu Budage bw'ishyaka rya Nazi. Hari ibindi bihugu nabyo byagiye bihura n'ingorane bitewe no kwivanga kw'amadini muri politiki. Urugero, ku itariki ya 11 Gashyantare mu mwaka w'1929 igihe Ubutaliyani bwategekwaga n'ubutegetsi bw'igitugu bw'abafashiste,
Amasezerano y'Lateran yashyizweho umukono na Mussolini na Cardinal Gaspari, kandi ayo masezerano yo yatumye umujyi wa Vatikani uwa leta yigenga kugeza n'uyu munsi. Papa Pio wa 11 yemeje ko Ubutaliyani bushubije Imana kandi ko Imana yo ayishubije Ubutaliyani. Ese ibyo byari ukuri? Dore uko byagenze nyuma y'imyaka 6 gusa. Ku itariki ya 3 Ukwakira mu mwaka wa 1935 Ubutaliyani bwateye Abyssinia bwitwaje ko ngo ari igihugu cy'abagome kigikoresha ubucakara. Ubwo se koko wavuga ko umugome yarinde? Kiliziya Gatolika ntigeze yamagana ubugome bwa Mussolini wategekeshaga igitugu. Mu gihe Papa yiyererutsaga avuga ibintu bidafututse, abasenyeri be bo bareruye bahumugisha ingabo z'igihugu kuko ngo ari igihugu cyababyaye igihugu cy'Ubutaliyani. Mu rwandiko rw'ubushumba rwanditswe na Musenyeri wa Udine mu Butaliyani rwo ku itariki ya 19 Ukwakira mu 1935, iyo nyandiko ikaba iri mu gitabo The Vatican in the Age of the Dictators cyanditswe n'uwitwa Anthony Rhodes. Yagize ati: igikwiriye kuri twe si ukumenya aho kuri muri iki kibazo, ahubwo ikitureba tw'Abataliyani kandi cyane cyane kuri tw'Abakristo n'uruhare rwacu mu byatumye intwaro zacu zitsinda. Ku itariki ya 21 Ukwakira Musenyeri w'Ipadua we yaranditse ati: muri ibi bihe biruhije turimo turabasaba kugirira icyizere abayobozi bacu n'ingabo zacu. Ku itariki ya 24 Ukwakira Musenyeri w'Kermone we yatuye Imana amwe mu mabendera y'ingabo kandi yungamo ati: Imana ihumugisha abo basirikare bazigarura ibihugu bishya kandi birumbuka mu butaka bw'Abanyafurika kubw'inyungu z'ubuhanga bw'Abataliyani, bityo bakazana batoza umuco wa Kiromani n'uwa Gikristo. Ubutaliyani ni bwongere buba umujyanama wa Gikristo w'isi yose. Nguko Abyssinia yatewe bihawe umugisha n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika. Uretse Ubudage, Ubutaliyani na Abyssinia, ikindi gihugu cyabayemo intambara zikuruwe no kwivanga muri politiki bikozwe n'idini ni Espagne. Intambara yashyamiranyije abene gihugu kuva mu mwaka wa 1936 yageze mu mwaka wa 1939, yatewe ahanini n'ibyemezo guverinoma ishingiye kuri demokarasi yari yafashe byo kugabanya ububasha bukabije bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Iyo ntambara yogozaga ibintu. Franco, umuyobozi w'umufashiste w'umugatolika w'ingabo z'abarwanashyaka b'abafashiste, yiyise umugaba mukuru w'umukristo w'intambara ntagatifu, izina ry'icyubahiro yaje kwanga nyuma yaho. Abaturage ba Espagne baguye mu mirwano babarwa mu bihumbi amagana. Uretse ibyo kandi hakurikijwe imibare yo gucishiriza, abarwanashyaka b'ishyaka rya Franco bisha abantu 40,000 mu ishyaka rya rubanda, naho abo muri iryo shyaka nabo bica abantu 8,000 mu bakuru b'idini barimo abamwane n'abapadiri basanzwe hamwe n'ababikira b'abanovisi. Muri ibyo bihe hari ikinyamakuru cy'idini cyo muri Amerika cyanditse kiti: mbega ukuntu biteye ishozi kubona amadini yita Gikristo agira uruhare mu kumena imivu y'amaraso bene aka kageni. Nta gushidikanya ko abayobozi bayo batashoboye na gato gucura inkota zabo amasuka. Muri rusange hirya no hino ku isi abantu bibaza niba idini ari inzira yo kuyoboka Imana bitewe n'uko ryagiye rirenga umurongo wo kwigisha ivanjiri maze rikisanga muri politiki, intambara n'ibindi bintu binyuranye n'intego zo kuyoboka Imana. Mu bihugu byinshi ku isi gutandukanya idini na politiki y'igihugu biba bigoranye cyane. Gusa twivugiraga ako kari agaciyemo. Twibutse gukora subscribe kuri channel yacu, kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comments duhe igitekerezo. Mwakoze kudukurikira, mukomeze kugubwa neza.